Yes, reka ngwikaze kandi ngusuhuze wowe wamaze gukora subscribe ku Mutaka TV nizere ko umeze neza cyane. Ikintu nje kuvugira hano nta kindi, hari ikintu kiri kuvugwa cyane hanze kuri iyi mihanda yacu mugane. Hari uburyo umuntu ushobora kumwamamaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko uciye mu kindi kintu mu buryo butumvikana. Ikintu cyo kuvugira hano rero ni ku kintu cy'iyi video iri kugenda ica ibintu hirya no hino ngo video ya Bwiza ngari gusambana. Mu by'ukuri ndagira ngo nsubize umuntu witwa Kasuku ntabwo nzi nanjye ntabwo nkuzi, ariko hari uburyo nubwo wivugira ngo uri umupromoters yego nibyo, ariko umupromota mu buryo bumwe cyangwa ubundi ushobora gupromotinga umuntu atari uko wenda uciye mu kindi kintu. Bwiza ni umukobwa w'umunyarwandakazi w'umuhanzikazi ukizamuka, kuba wamupromotinga nta kibazo pe, ariko gupromotinga umuntu uvuze ngo uciye mu kindi kintu nka kiriya ngo video ya Bwiza ngari gusambana ngo bamurya kinyuma ngo bamutera kinyuma ngo man, uzi yuko byatangaje abantu benshi uburyo wagiye ugafotora umuntu ari mu icyo gikorwa. Ni ibintu bitumvikana. Noneho entertainment burandayikunda nubwo wenda atari ibintu bikomeye cyane ku buryo gupromotinga umuntu, hari uburyo promoting umuntu kwe, ariko aka ni agatwiko kuko mu buryo bwumvikana nubwo wenda ntabivuzeho cyangwa se nta bikomeje cyane. Umugabo wo ukora kuri Now TV yaravuze ati aka gatwiko se murakavuga iki nyuma yuko Kasuku yivugiye ko Bwiza yaba afite video yiwe ari gukora ibintu cyangwa se ari gusambana. Mu by'ukuri banyarwanda, uyu mugabo witwa Kasuku n'uyu mukobwa witwa Bwiza nta gatwiko, kuko ni uburyo bwo kwamamaza izina cyangwa se bwo kuzamura izina Bwiza. Ariko Bwiza, uyu mugabo witwa Kasuku kuba yakuzamura izina muri ubu buryo, ntekereza yuko atari n'ibintu byiza buriya. Kasuku Media we ubwe arivugira ati ni umupromota, abahanzi benshi baranzi, si ukuvuga ngo wenda urumva ndi umupromota nzamura abahanzi, nzamura impano z'abahanzi. Nabonye hari n'undi mugabo yavuzeho sinshaka kumuvuga, ariko kuzamura izina ry'umuntu ntabwo ari ukuzamura izina binyuze mu kindi kintu atakoze cyangwa se mu bindi bigwi bitari byiwe. Bwiza, niba unabikora, niba unasambana, niba wanakurya k'inyuma simbizi, ubwo nyine ukomerezeho, ariko izina ryawe numva wagombye kurizamura mu kindi kintu. Kuko kuzamura izina ryawe biciye mu gusambana cyangwa se mu gikorwa cyo gusambana, ntekereza yuko atari ibintu byashimisha buri muntu wese. Wenda ni game cyangwa se n'akantu mwakoze mukimeranwaho. Uriya mugabo Kasuku nawe akora icyo bita post up cyangwa se aguma hazamo shout out everyone. Nuwango buri muntu wese ikintu ari kwibaza ko se iyi video irahari cyangwa ntihari. Uyu mugabo witwa Kasuku nawe yakomeje kubicisha icyo bita amatsiko, kimwe n'uwo bita Descartes. Kasuku n'uwo bita Descartes bobo mu by'ukuri yego ni abapromoters, ariko hari uburyo babikoze iriya game barayikora barakina. Noneho bati umwe ati ngiye kuri video, ati oya, ati bayuretse wenda tuba turetse mu minsi 2 cyangwa umunsi umwe. Urumva ni game y'abantu babiri. Uyu mukobwa nawe witwa Bwiza ahita agira ati nanjye ibi bintu nibihuha ntabwo mbizi. Urumva bakoze icyo bita shout out, buri muntu wese aguma mu rujijo yibaza ategereje, ariko ibintu bidahari. Mu bintu bidahari, giye nitwa Jesse nk'ibisanzwe. Uyu ni Umutaka TV. Utarakora subscribe wabikora kuko ntacyo bitwaye, nta nicyo byangiza. Hanyuma uyu mugabo nabonye hari undi yavuzeho ati wowe ngiyewe ndi umupromota
mfite amazina menshi mu Rwanda nazamuye, mfite abahanzi benshi nafashije. Wowe rero kuza muri entertainment cyangwa se kuza muri iyi game uvuga ibindi bintu utazi, ubwo hari umugabo usanzwe ukora ibintu bya online cyane, nabonye Kasuku yamwunamyeho waramurasa cyane amuvuga. Kasuku, iyi video nawe yibone, ngiye rwose iriya video mwakoze cyangwa se iriya game mwakoze ntagatwiko, kuko Bwiza ntabwo yigeze asambana, nta na video y'ufite. Icyo cyukizi rwose. Ngiye nitwaje singisanzwe. Uyu ni Umutaka TV.